umunyarwanda we yaravuze ngo imbeba yakurikiye akaryoshye musibuye yakurinda yakabwati. Nkiraho nagira ngo niyame abantu bari kumva amajwi ya Satani ababwira ngo ubu kazi ngo ni kakandi ngo Imana yarabasezeranyije. Haleluya, bakozi b'Imana bene data muri Kristo Yesu, ndongeye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Theophile Kurana Umwete. Dusa n'abamenyeranye, uyu ni wa mwanya duhura tukaganira ku ijambo ry'Imana, tukibaza byinshi, twakora Imana igahabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none rero nk'uko mubibona imbere yacu turi kumwe n'umusore, ngira ngo ntabwo ari mushyashya cyane, ubushize twarabanye. Dushima Imana rero ko yongeye kuduhuza nawe ngo tongeye tuganire, tugire ibyo tuvugaho, dukomeze urugendo rwacu tugana mu ijuru. Uyu munsi wa none rero hari ikintu tugiye kuganiraho kigendanye n'urubyiruko. Hari ijambo Paul yandikiye Timoteyo nk'umwana we, aramubwira ati mwana wanjye ntihakazagira uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubikitegererezo. Reka ngarukira aho ngaho. Uyu munsi wa none iyo urebye ubuzima tubayemo ku ruhande rw'urubyiruko, imibereho, gushaka akazi, kwiga amashuri, kugira ngo umuntu azubake urugo agere kuri ibyo byose, usanga ari ikintu gikomeye cyane. Noneho ugasanga Imana idusaba ko tuba inyangamugayo, ko tuba abantu bejejwe, byose tuzabigereho ariko duciye mu nzira nziza, tuzubaka ingo ziciye mu nzira nziza, tuzabona akazi mu buryo bwiza, tuzabaho mu buzima bwiza, ntawe uhinya ubusore bwacu, ntawe uvuze ngo yabaye nk'abandi bose, nawe buriya hari ahantu yabikuye yitwaye nabi. Oya, Imana iradusaba ko hari ukuntu twitwara kugira ngo tuyeshe icyubahiro. Uyu munsi wa none turibaza ikibazo, ese muri iki gihe cya none birashoboka ko umuntu nk'urubyiruko yakizwa kandi agakizwa neza? Reka nakire mwene data, niwe tugiye kubana muri iki kiganiro tuganira, abanze atwibwire nanone, namara kutwibwira turasenga dukomeze tuganira. Turakwakiriye. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe nitwa Nigaba Jean Marie Vianney, nkaba ndi umukristo usengera mu itorero rya ADPR. Uyu munsi nanone ndashima Imana yuko yongeye kunteza intambwe nanone kandi yo kuboneka kwicano kugira ngo turusheho guhugurana ku by'uru rugendo rujya mu ijuru. Murakoze. Nkuko abisabye rero, mbere yuko utangira n'ikiganiro, katubanze dusenge Imana. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana isumba byose, uri Imana ivuga bikaba kandi iyo utegetse birakomera. Uwiteka utugirira neza buri munsi, duhora tubona kugira neza kwawe, kandi Uwiteka ntabwo ujya udutererana. Uyu munsi nanone tugize umugisha wo guhurira kuri icano kugira ngo tuganire, twungurane ibitekerezo ku by'uru rugendo rujya mu ijuru. Turasenze dusaba kugira ngo Mwuka w'Imana, Mwuka wera, uzube muri twebwe. Ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nkuko Pawulo yabyandikiye Abaroma akavuga ngo napfanye na Kristo, nazukanye na Kristo, ariko sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Niko dusenze dusaba kugira ngo Kristo Yesu wigaragaze, maze Uwiteka nyir'ingoma y'Imana, abantu bafite gushoberwa ku bintu bitandukanye uyu munsi babera igisubizo. Kandi nkuko tugiye kuganira kuri iyi ngingo, Uwiteka nyir'ingoma y'Imana aba ari wowe Mwimana muyobozi w'iki kiganiro, kandi ibyo tuganira byose bibe bivuye mu ijuru iwawe. Tugirire neza, ubane natwe abari gukora iki kiganiro, Mwuka watuganze, kandi n'abazacyumva Mwuka wera baganze. Uwiteka ikiruta byose uzaduhe iherezo ryiza, tuzagira ubugingo buhoraho muri Kristo. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu, amen. Ubwo rero umukozi w'Imana abajije ikibazo umuntu wese yakwibaza, akibaza ku bijyanye n'agakiza, yibaza urubyiruko rw'iyi minsi, akibaza akavuga ngo mbese gukizwa birashoboka? Yego birashoboka. Ndaza gutanga impamvu. Icya mbere nuko nta gihe kitagira bubu.
na kera ku bwa ba Pawulo habagaho abubu, nyuma ya ba Pawulo hajeho abitwa abubu ngubu, kandi abo bose bari urubyiruko, kubera yuko Yoweri we ahanura ubuhanuzi Imana yamunyujijemo, yavuze ko avuga ko Kristo Yesu avuga ko mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wera ku bantu bayo, noneho uwo mwuka wera akaza kumanuka mu gihe cy'intumwa. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko Yesu nawe yaje mu bihe by'imperuka. Ndetse ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo na Daniyeli yaje kubivugaho, avuga iby'ibyumweru 70, yaje kuvuga ko yagaragajemo ko Kristo Yesu n'ubundi azaza mu bihe by'imperuka. Ubwo bivuze ko Kristo Yesu nawe yaje mu gihe cy'imperuka, akaba ari nayo mpamvu shingeho mvuga ngo buri gihe cyose cyabayeho kigira abubu, kandi abitwaga ab'icyo gihe abenshi usanga ari urubyiruko. Ubwo rero izi mpungenge cyangwa se iki kibazo abantu bamye bakibaza, bibaza ngo mbese urubyiruko rwakizwa, ariko abagiye bakizwa ari urubyiruko. Urugero rwa hafi ndatanga ni Timoteyo. Pawulo yamuvuzeho avuga ngo Timoteyo mwana wanjye, ngo njya nkumbura ngo kwizera kwawe, ariko ngo kwahere muri nyogokuru wawe, ngo gakomeza no muri mama wawe. Kandi uyu Timoteyo yamubwiraga yari umusore, bivuze ngo ni urugero rw'umusore wakiranutse. Ushobora gutekereza ukavuga ngo mvuze abantu ba kera. Ntabwo ari aba kera, ahubwo navuba aha ngaha hari abantu bagiye bagaragara bagatagiza ububyutse budasanzwe. Itorero ryari riri mu gihe cy'ubuhenebere, ariko hakaboneka abantu b'urubyiruko. Abo bantu b'urubyiruko akaba aribo batangiza ububyutse, ndetse ububyutse bugakwira isi yose. Ni ikimenyetso cyerekana yuko bishoboka ko n'urubyiruko bakizwa. Ikindi Daniyeli yaravuze ngo, ndumva ari Daniyeli 11:32, aravuga ngo abava mu masezerano nta mpamvu izabayobesha kubashyeshyenga, ariko ngo bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora ibyo butware. Ushobora kwibaza ngo impamvu mvuze ayo magambo ni iyihe? Nuko nk'uko uyu mukozi w'Imana yibajije iki kibazo, kandi yakibajije ashingiye kuri experience, ibyo yarebesheje amaso ye, ibyo yabonye, ibyo yumvise, abo yaganiriye nabo ibyo bamubwiye. Ubundi hari ibintu bigera nko kuri bitatu. Hari ukuri kugera nko kuri 4. Hari ukuri kw'ahantu, ukuri kw'igihe, ukuri kw'abantu, n'ukuri kw'ibintu. Maye nkuvuze kuri ibintu uko ari 4, ukuri kw'igihe wenda ariko reka meraho. Hari igihe kigerwa abantu bakaba bazi ngo iyi minsi, ngo kugira ngo umuntu ngo uzabone ngo umuntu ngo w'umusore ngo uri aho ngaho umubone mu rusengero, cyangwa se ubona arambye mu bintu by'Imana, ni ibintu bigoye. Bakavuga ngo uko niko kuri kw'igihe dusohoyemo. Abantu bakavuga ngo basore b'ubu ngubu ntibagikizwa, abandi bakavuga ngo bakobwa b'ubu ngubu ntibagikizwa. Noneho ubwo mbaye nkuvuze gatoya ku kuri kw'igihe, icyo nicyo gihe dusohoyemo. Igihe dusohoyemo bakavuga ngo ni igihe mu rusengero habarizwamo abasaza n'abakecuru n'abandi bantu badafite imbaraga, naho abafite imbaraga baba bagiye gushakisha. Ibyo ngibyo nabyo biravugwa, ni ukuri kw'igihe. Ikindi nanone, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo ibyo bimeze bityo, nubwo ibyo ngibyo bimeze bityo, hari bakeya bamaramaje, bamaramariza gukorera Imana. Nubwo abo ngabo muri sosiyete bashobora kugaragara nk'aho ari bo kibazo, kubera ko sosiyete yahuje ikinyoma, bakavuga ati ukuri kw'igihe ni uku, ariko abo ngabo bakavuga ngo twebweho ntabwo tuzabaho nk'abandi, ahubwo duhisemo kubaho nk'uko Imana ibishaka. Ariko birakunda umuntu akaba igicibwa muri sosiyete kuko yahisemo gukurikira Imana. Ariko ndagira ngo mbabaze, Petero niwe bigeze kumufunga, barangije baramurekura
kubera ko bari babuze ikimushinja, ni mu gihe cy'intumwa. Ariko barangije baravuga ngo uwo muntu uwo Yesu ari kwamamara muri iki gihe. Baravuga ngo bakubita Petero, baramubwira ngo ntibakazongere kuvuga izina ry'uwo muntu, kubera yuko ngo babyitegerezaga bakabona uwo muntu ari kugenda bakuraho abayoboke. Ariko Petero arangije ntabwo yigeze batinya, ahubwo yaravuze ngo ngaho nimuduhitiremo, ari gukorera Imana, ari guhitamo icyo Imana ivuze no guhitamo icyo muvuze dukora iki. Abo ngabo rero nibo bazava mu rubyiruko, bazaba bakeya ariko nibo bazakorera Imana muri iki gihe dusohoyemo. Ikindi nagira ngo mbabwire ngo wenda hari ushobora kuba wibaza icyo kibazo bitewe nuko warebye mu buzima, cyangwa se nawe ushobora kuba uri n'urubyiruko uyu munsi, ariko wareba ukuri kw'igihe dusohoyemo ukabona birakugoye gukiranuka, ukibaza ati se ni gute nzabaho nkijijwe ko numva umutima wanjye ushaka gukiranuka ariko nkabona igihe kitari kubinyemerera, ko mbona igihe cy'iyi minsi niba uri umusore ukeneye akazi kisaba kubeshya kugira ngo ninjire mu kazi, kisaba gutanga ruswa kugira ngo ninjire mu kazi, kisaba cyangwa se niba uri urubyiruko kandi ukaba uri no mu kazi bikaba bisaba gutanga raporo mbi idahuje n'ukuri ko mu mutima wanjye, irimo imibare igoretse kugira ngo nkunde ndambe ku kazi, ndabigenza nte? Ariko ndagira ngo mbabwire yuko nta kintu kitagira ingaruka. Usabwa kwemera ingaruka z'ukuri kugira ngo umeteninge gukiranuka. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo ukuri nubwo kwagira ingaruka, ariko Imana yo kubera yuko ari umurengezi wa bose, ndagira ngo nkubwire ko ibintu byose biri mu maboko yayo. Ikibishaka we ni ukwemera, ukemera ingaruka z'ukuri, noneho wamara kugera mu ngaruka ikagutabarira mu ngaruka. Ndabaho urugero, aba basore batatu Saduraka, Meshaki na Abedenego, igihe cyaravuze ngo nibubarare, bo baravuga ngo ntago turubarara. Dushingiye ku Mana yacu twizeye, dushingiye ku kuri ko mu mitima yacu ntago turubarara. Ubu byashoboka ko muri bariye abantu bubaraye haba harimo n'abandi bantu bubaraye batabishaka, ariko bakavuga ngo igihe cyabitegetse reka twubarare turebe ko twakira ijya none. Ariko bo barangije baravuga ngo ntago turubarara, ahubwo turemera kujya mu ngaruka z'ukuri. Ingaruka z'ukuri nta zindi, kwari kujya mu itanura ryaka umuriro. Bageze mu itanura ryaka umuriro, ya Mana itabara irazi barindira muri wa muriro. Bivuze ngo icyo Imana ikeneye, ntabwo ndaza kukubwira ngo nujya mu kazi bakakubwira ngo tanga raporo yuko niba uri umwarimu cyangwa se niba ushinzwe ikintu runaka uri nk'igitifu, bakakubwira ngo vuga ko abana mu kagari bavuye mu ishuri hari abana 100 kandi ubizi ko ari 1000 bavuyemo, kugira ngo wenda hari akarere cyangwa se umurenge ukunda ugire amanota meza mu mihigo. Ntago nkubwiye ngo uzabyemere, ahubwo uzabihakane. Kubihakana hashobora kuzavamo ingaruka zo kwirukanwa, ariko muri uko kwirukanwa niho Imana izagusanga igutabare. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo gutabara kw'Imana ari kubaho kuri wowe, uzabona ibyiza biruta ibyo wakabonye. Ubwo rero bivuze iki? Bivuze ngo kugira ngo ukiranuke kandi uri urubyiruko muri iki gihe, bigusaba kwemera ukuri, warangiza ukemera n'ingaruka z'ukuri. Ndakomeza mvuge ku kundi kuri, ariko wenda hari nari ntanze urugero aho ngaho, ntabwo ndaza gusubiramo ngo wenda niba mvuze ku kuri kw'ahantu cyangwa se ukwigiye cyangwa uko umuntu ndongere ntange ingero, nandi gutanga urugero wumve kugira ngo wumve, wenda nawe uraza kumbaza. Ukundi kuri nari mvuze ni ukuri kw'ahantu. Ushobora kugera ahantu wenda ugeze muri company cyangwa se ugeze muri societe runaka, wagerayo bakakubwira ngo abantu bo muri iyi societe tubaho gutya, ugasanga hari itegeko rigenga aho hantu. Ushobora kujya mu gihugu, kuko turimo tuvugana, ushobora kujya mu gihugu wagerayo ugasanga hari ibintu muri icyo gihugu badakora cyangwa se bakora, kandi ibyo bintu wabibona ugasanga ni ikizira, bihabanyije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aho ngaho naho usabwa iki? Usabwa kuzemera kujya mu ngaruka z'ukuri, ukavuga ngo ubwo sanze bari kurya intonorano nge sinda zirya, ariko ndinde agakiza nahawe.
kubera yuko ndagira ngo nkubwire ngo Imana nayo irabizi neza. Mu nzandiko Yohana yandikiye amatorero mu byahishuwe, hari itorero yabwiye ngo nzahubakwa ariho intebe ya Satani iri. Ndagira ngo nkubwire ngo naho ngaho ugeze ugasanga bakora ibizira, Imana irabizi ko ariho intebe ya Satani iri, kandi nugira ishyaka ryo kuyubahisha aho ngaho izahakurinda nkuko yarindiye Daniel mu rwobo rw'intare, inzayasaya z'intare ntizimugereho. Ubwo ndagira ngo nkubwire ngo komeza icyo ufite, ndagira ngo nkubwire ngo komeza icyo ufite, kuko hari ingororano ku bantu bazategereza bazihangana. Aha, urakoze cyane. Yego. Uti hari ingororano ku bantu bazategereza bakemera gukizwa, bakemera gusuzugurwa, bakemera kwitwa imbwa. Ngira ngo ni imvugo izwi cyane ku muntu, umusore ufite akazi, wize, meze neza, ukijijwe ababaye imbwa, ababaye ingegera, nta bwenge ngo abafite. Hari ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza, bavuga ngo wenda hari impamvu abantu kera bakizwaga ari urubyiruko, nuko yari mu gihe cyabo imibereho itagoye, barahingaga bakeza, n'abantu ntago bari benshi ku isi icyo gihe, hari bakavuga ngo byarashobokaga ko umuntu akizwa kuko ntago yarakeneye ibintu byinshi. Noneho akagaruka avuga ati none uyu munsi wa none ubuzima tubayemo burahenze cyane, none ko buhenze, ubwo ninjya muri bizo agakiza sinemere kubeshya, sinemere gukora ibyo bambwiye, ahari ubwo ngubwo sinzakena, sinzabaho nabi, ntibizagenda nabi koko. Ndagira ngo utubwire kuri icyo kintu. Murakoze cyane. Mbere ko nyivugaho, ndagira ngo banze wenda ntange ubusobanuro ko iryo jambo uvuze ngo abakera ngo ibintu byari byoroshye. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago byari byoroshye, nshingiye kuri iyi mpamvu. Ikintu cya mbere, Imana iri mu muntu yamuhaye ubushobozi nakwita nka bwo kwiyadabuta ahantu ageze. Ikimenyimenyi kirabikwereka. Uzasanga abantu benshi batora iya mbere bakajya mu mujyi, bakagenda bavuga ngo bagiye gushaka ubuzima, ndetse abenshi bagerayo bakabubona, ariko ibyo bintu bigahubirana nuko abanyamujyi nabo bari kugenda bimuka. Ugasanga umwimukira yimuye kavukire. Wakwibaza ngo mbese ibyo biterwa n'iki? Guta umuntu ava mu cyaro akava nk'Irusizi akajya i Kigali, yagerayo agatura, umuntu w'i Kigali ahubwo akabura ubushobozi bwo gutura i Kigali akimuka. Nta kindi kibitera, ni ubushobozi bwo kwiyadabuta Imana yashyize mu muntu, kikaba ari ikimenyetso cyerekana yuko ababaye mu ibyo bihe mwita ko byari byoroshye nabyo byari bibagoye, kuko bari bataragira adaptability yo kubibamo, kandi barakijijwe n'ubwo ibihe byari bibagoye. Iki nyivugiye kugira ngo nkureho impamvu abantu bitwaza ngo ntituzakizwa ngo twe dufite ibihe bitugoye kurusha abakera. Ndagira ngo nkubwire ko mw'icyo gihe nabo byari bibagoye. Noneho ngaruke kuri iki kibazo gisa nka B cyangwa se cya kabiri kivuga ngo ni gute tuzakizwa tutabeshya. Buriya abanyarwanda, ndaza gutanga urugero ku Rwanda rwacu, tumenya Imana vuba, ariko nubwo tumenya Imana vuba, usanga hari amahame cyangwa se amaprincipe abanyarwanda twagenderagaho yerekana yuko inzira Imana ituyoboramo tuyifiteho nosiyo. Urugero, hari imigani abanyarwanda bagiye baca ngo intebe y'ikinyoma ngo yicarwaho rimwe. Hakaba n'indi migani abanyarwanda baciye ivuga ngo kuri guca mu ziko ntigushye. Iki rero ni ikimenyetso cyerekana yuko abanyarwanda nabo barabizi neza yuko iyo ugerageje kubaho mu nzira y'ibinyoma ni ibintu bitaramba, ni ibintu bimara igihe gitoya. Ariko nanone kandi bakabimenya yuko iyo umuntu yemeye akihangana akajya mu kuri, arabizi yuko anyura mu bintu bimeze nk'iziko, ariko ko bidashya, ko ari ibintu biramba bigumaho. Ushobora kuvuga ngo narimbayeho mu buzima bw'ikinyoma, ndetse narebaga nkabona ndamutse ntabeshye ntabaho,
nibaza ndetse ibintu ndamutse mbiretse nabaho gute, ndabireba nkabona nakwandavura ndamutse ntabeshye, ariko ndagira ngo nguhumurize, nkubwire yuko umuntu utabeshye yabaho, kuko natwe twese twaretse kubeshya, kandi ntacyo twabaye, ntabwo twapfuye, gusa bwo nyine natwe twumvaga nituramuka tubiretse bizaba bicitse kuri twebwe. Aha, ukiri aho ngaho rero, uyu munsi wa none tuvuge ko nta kazi ufite, sibyo? Noneho ugiye kudepoza ahantu, ugezeyo usanze bosi waho, ubwo ni bosi kazi, ni umubyeyi, arakubwira ati rero akazi karahari ndetse twemera no kugatanga, saleri iri hasi ishoboka tuzaguhereza 600, tuvuge ni ikigo cyigenga ONG, ariko akongeraho ikindi kintu, kugira ngo ngoreza ku kazi turaryamana, iwanyu ni mu cyaro, ni ahantu kure cyane, warubonye akazi kaguhemba neza, ariko bashyizemo ikindi kintu cy'amananiza. Nkiri kukubaza iki kibazo, abadukurikiye hari abahise bavuga ati ngewe nakwemera kugira ngo mbone ako kazi, tuvuge ushobora kuba mu cyaro iwanyu ntago mwifashije, warubonye uburyo bwo kugira ngo ububakire, warubonye uburyo bwo kugira ngo nawe ubwawe wiyubake, ugire inzu, uzagure n'akamodoka ko gutemberamo, uretse n'ibyo uzakore n'ubukwe bwiza nk'umuntu wize nyine. Nuko ubwo ngubwo abantu bari kwibaza ibibazo byinshi, aho ngaho wahitamo iki? Yego, mbajije ikibazo cyiza cyane, reka ngusubize kandi nkubwize ukuri nk'uko kuri mu mutima wanjye. Buriya umunyarwanda we yaravuze ngo imbeba yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye yakurinda akabwati. Nanone kandi ndagira ngo twibukiranye yuko turi kuganira n'abantu bakijijwe, bari kwibaza ukuntu umusore yakweza inzira ye kugira ngo nk'uko dushaka kubaho kandi tuzajye no mu ijuru. Ubwo nandi kugira ngo tubanze twibukiranye icyo. Ubwo rero ku rwanjye ruhande ako kazi sinakemera kubwiza impamvu ngiye kuvuga zitandukanye. Ikintu cya mbere cyo, niba turi abakristo, ndabizi neza ko hari igihe kimwe cyangwa se inshuro nyinshi twavuze yuko Imana ishoboye byose, yaba njyewe yaba nawe unkurikiye, hari igihe wigeze kwatura aya magambo uvuga ko Imana ishoboye byose. Ndagira ngo nkubwire ko amagambo wavuze nubwo uhuye n'igihe kikagucarenjinga, ukaba uhuye n'ukuri kw'igihe, ugasanga ukumva wagira ngo aya magambo wavuze ngo siyo. Yego, ndagira ngo niyame abantu bari gutekereza ko ako kazi ari Imana ikabahaye, kubera ko Imana yarababwiye ko izabaha akazi. Ariko ndagira ngo nkubwire ko akazi Imana itanga ntabwo kabamo maguyi, ntabwo kabamo ruswa, ntabwo kabamo ubusambanyi kugira ngo abantu bakunde bakabone. Ayo majwi uri kumva kubwira ngo ako kazi ni Imana yarakakubwiye, ni amajwi ya Satani. Noneho nari ngikubwira njyewe umwanzuro nafata, nari maze kukubwira yuko ako kazi ntakemera, kubera yuko ibishuko bya Satani, ibyo Satani ahendesha abantu byose yabigaragara nk'ibishashagirana, ariko inyuma biba byitwikiriye ikindi kintu kibi. Ushobora kutagira umugisha wo guheza amaso yawe ngo ubashe kureba inyuma y'ibyo Satani akweretse mu maso, ariko utabashije kukibona ugafata ako kazi, harimo ingaruka nyinshi. Kandi ndagira ngo nkubwire ko ntabwo ari wowe wenyine waba ugize ingaruka, ahubwo hari n'abandi bagiye bagira ingaruka nyinshi, bagahurira n'ingaruka nazo mu kazi bakiriye muri ubwo buryo. Nk'uwo muntu agahita kugira imbata ye, akakubwira ngo niba utakomeje kuzajya umuha serivisi nk'iyo wamuhaye kugira ngo ujye mu kazi, arakwirukana. Ugasanga wari umusore umukirisitu, washakaga kuzagira ejo hazaza hazima, washakaga kuzubaka umuryango muzima, ariko ugasanga umuntu akugize imbata ye, akugize igikoresho hejuru y'uko aguhaye akazi.
ubwo rero ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka kuzagira ejo hazaza hazima, ukaba ushaka kuzagira mu ijoro amahoro, uce kure y'iyo nzira ikintu cyose kiguhuza n'icyaha kugira ngo ubone ako kazi, ugihungire kure, kuko akazi wabonye muri ubwo buryo ntikaramba, kabamo uburetwa bwinshi. Nta kazi ugiye gukorera Satani, nta nubwo nakita akazi ugiye gukora kugira ngo ubukwe bwawe, ahubwo ugiye kuba umukozi wa Satani. Ubwo rero mwene data ndakwinginze, nawe wari ufashe umwanzuro wo kubijyamo, garukiraho utegereze Imana. Imana ndabizi yuko abantu bayo ari bijya bitinda ukabona hagira ngo biratinze, ariko bigutabaye bigutabaye. Umura rero ndakwinginze yitegereze, niyo mutabazi wawe ntizakurengera. Ndumva ngewe nagisubiza mu bwo buryo. Murakoze. Aha, urakoze cyane nawe ku busobanuro bwiza umaze kuduha. Twese tubonye yuko nta kintu na kimwe kigomba kudutandukanya cyangwa gikwiye kutubera inkomyi yatuma tujya mu byaha, ngo ni uko ari indamo ngo dushaka kubaho neza. Oya, ahubwo tuzi neza ko Imana nk'uko twabyumvise yuko ishobora byose, izabana natwe, izatugirira neza, kandi uretse no kwirengagiza no kuba duhumeka umwuka, ni igitangaza cy'Imana, ni imirimo y'Imana. Imana yaturemye idufiteho umugambi kandi izi n'ubuzima dukwiriye kubamo. Tuzi neza yuko Yesu yavuze ngo niba mubasha guhereza abana banyu ibyiza muri abantu muri babi, so wo mu ijuru ni gute azirengagiza mwebwe kandi yarabaremye? Nuko ubwo rero tuzi yuko yavuze ijambo Yesu akavuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Imana idufashe cyane. Dusoza rero hari ijambo ryari hano muri Zaburi, ngira ngo turisome gato turyumve, noneho abadukurikiye mwumve umurongo mukwiriye kugendamo. Ni ijambo ryanditse muri Zaburi ya 84 ku murongo wa 12. Handitse ngo kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira, Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Imana ishimwe cyane. Amen. Aha, ngira ngo rero nk'uko tumvishe iri jambo ry'Imana, hari aho ritubwiye ngo Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngira ngo mwene data urabyumva cyane ko abantu nibaramuka bagerageje bagaca mu nzira Imana ishaka, bakemera ibyo Imana bashakaho, batagiye kwicira inzira, Uwiteka nta cyiza na kimwe azigera bima. Tuzi ko hari inkuru iri muri Bibiliya ya Yosefu itwereka ukuntu Yosefu yageze mu Egiputa, muka Potifari akamwifuza agira ngo baryamane, mbega agira ngo akomeze amukoreshe, amuhe n'ibintu byinshi. Urumva hari ahantu hakomeye cyane, yagiraga ngo amwiteho nyine. Ariko Yosefu areba kure, amenya ko Imana iri mu ijuru, isi n'ibiyuzuye ari ibyayo. Aravuga ati ngewe ntibishoboka cyane, aramwiyambura aragenda. Byarangiye agiye muri gereza. Ariko nubwo yagiye muri gereza ntabwo yaguyeyo, ahubwo nk'uko tumaze gusoma ijambo ry'Imana ngo Uwiteka ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye, Imana yakoze igitangaza, avamo ageze ku rwego rukomeye cyane, rwiza, rushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Imana ishimwe cyane. Aha, ndagira ngo dusoze rero. Mwene data turagushimiye cyane, wakomeje kwemera ubutumire bwacu uza kuri iyi YouTube channel Wisemba Choir. Turagushimiye cyane, Imana igumugisha. Dusoreje aha rero, turagushimiye. Dushimiye n'abari badukurikiye mwese, mukomeze mudukurikirane, dukomeze tumenye icyo Imana dushakaho muri iyi minsi ya none. Ndagira ngo nsabe mwene data adusengere dusubikire aha ngaha. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko mbere yuko dusenga natangariza buri muntu wese umurikiye yuko gukiranuka ku rubyiruko bishoboka, na cyane yuko Imana yavuze ngo nkunda bankunda kandi abashakashakana umwete bazambona. Iri sezerano ni irya buri muntu wese. Nongeraho n'iri jambo riboneka muri Yoweri, aho Imana yavugiye muri we ikavuga mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wera ku bantu banjye, abasore n'inkumi bazahanura. Wenda niriwe njya kure, iri jambo rivuga ngo abasore n'inkumi bazahanura, ntabwo bazahanura ari abanyabyaha, ahubwo bazahanura ni abakiranutsi. Mwumve ko Imana bafiteho n'isezerano ryo kuzahanura mu minsi y'imperuka. Mwirinde mu byo mukora byose, Imana bafiteho umugambi kandi izatugeza kure.
izadukoresha ibikomeye kuko Imana idutekerezaho ibyiza. Ubwo rero reka dusenge Imana, ahari wowe ukurikije situation wari ugezemo, ukurikije ukuri kw'igihe, ukurikije ukuri kw'ahantu, hari n'imyanzuro wari ugiye gufata uri kuvuga ngo mbonye amahirwe, ariko nagira ngo mbwire mugarukiraho kandi nkubwire ngo imbere y'ibi ngibi ubonye hari ingorane Imana igiye kuguha kubwo kurinda ibyo kwizera. Ubwo rero tujye gufatanya dusenge Imana, usaba Imana imbaraga kugira ngo ibyo ngibyo byari byakuri umutima wawe biwurekure kandi ubashe gukiranukira Imana nk'uko ibishaka. Turagushimye Uwiteka uri Imana isumba byose, uri Imana ivuga bikaba kandi uri Imana itegeka bigakomera. Ni wowe nk'Imana wemeye ko tuba muri iyi si, kuko nubwo wari ugiye kuva mu isi waravuze ngo data singusabye ko wakura mu isi, ahubwo ndabasabiye kugira ngo barindire muri yo. Muri abo ngabo wavuze ngo barindirwe mu isi barimo urubyiruko, kuko no mu ntumwa zawe harimo abakiri urubyiruko nka Yohana. Kandi Uwiteka nyine nk'Imana waravuze ngo sisabiye ababonye ahubwo nsabiye n'abandi bazizera. Bivuze ngo natwe abo muri iki gihe kimeze gutya natwe twari turi muri bo, niyo mpamvu senze ninginga cyane kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera zituganze, maze zidushoboze kwitandukanya n'isi, ahubwo ziduhe kurushaho gusa n'Imana uko bukeye n'uko bwije. Nasomye ijambo ryawe mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11, mbona bambwira iby'intwari zo kwizera, bavuga ngo abo ngabo ngo bajyaga ngo bakubitwa ngo ntibemere no kurokorwa, ngo babakerezaga ingero, abo ngabo ngo barinze bapfa bakizera. Ngo abo ngabo ariko ngo ntibaragahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo baradutegereje kugira ngo badatunganwa rwose tutari kumwe. Bivuze ko muri iyi minsi ya none Uwiteka wadutekerejeho kugira ngo mu gihe cyo gutanga kw'ingororano Uwiteka natwe tuzazihabwe. Niyo mpamvu usabiye urubyiruko rwose n'abantu bose banyuma kugira ngo twihangane, kuko hari ibyiza Imana yatubikiye. Turwane intambara nziza yo kwizera, tuneshe ibitugerageza twiringiye izina rya Yesu. Ndagushimiye Uwiteka ko twambitse imbaraga, kandi ko Uwiteka nyine nk'Imana uduhaye gushikama mu byo twizera, tukemera ingaruka z'ukuri, ariko kugira ngo turinde ibyo twizeye. Urakoze nk'Imana kumvishe gusenga kwacu, byose bidusohoze nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu. Amen.